amateka y'inzira y'urugamba rwo kubohora igihugu abayazi iyo bayavuga hari bimwe mu bice by'ingenzi bagenda bagarukaho bitewe n'imirimo yahakorerwaga. Urugero ni igice cy'ibirunga hakunze kuvugwa nko mu Rugano. Mu Rugano ni ishyamba rinini rigizwe n'ibiti by'imigano nk'uko izina ribivuga. Aha nyuma y'uko Major General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba rwo kubohora igihugu amaze kuraswa akitaba Imana, hifashishijwe ingabo zari zarapiye inkotanyi ziyobowe icyo gihe na Major General Paul Kagame mu rwego rwo kongera kwisuganya. No hashyizwe bwa mbere icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'izi ngabo, ndetse hanavukira radio Muhabura mu mwaka w'igihumbi 1991 nk'uko bisobanurwa na Medard Bashana, umuyobozi w'ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside. Aha ingabo za RPF inkotanyi zikaba zarahaje muri fezi ya kabiri, aho zari zigeze muri reorganization cyangwa se kongera kwisuganya ndetse no kugerageza kongera kwishyira hamwe muri bya bindi twavugaga byo guhindura amayeri y'intambara. Hanyuma baza ahangaha mu Rugano, habafashaga ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo ngira ngo mwabibonye ko kuhihisha biroroshye, kuba wahakorera indi mirimo enemata kureba biroroshye. Hanyuma navuga ko ari naho hateguriwe noneho ibitero shuma bitandukanye, harimo igitero cya Ruhengeri muri 1991 tariki 23 z'ukwezi kwa mbere, harimo ibitero byavaga ha bikajya mu Kagera ndetse no mu bice by'Umutara, ndetse inkotanyi zikaba zaranavuye aha zijya muri ka gace twise agasantimetero karimo ibice bya za Tabagwe, Gishuro, Gikoba na Shonga aho mu Mutara. Hanyuma ikindi twavuga nuko High Command ya mbere yabaye ahangaha mu Rugano ya His Excellency Paul Kagame. Kuri icyo gihe yari umugaba mukuru w'ingabo za RPA, akaba yarabaye ahangaha. Ntago ingabo za RPA n'ubundi zari zaravuye hano mu Birunga burundu, zakomezaga cooperatingira hano mu Rugano, zikanooperatingira muri surroundings zarwo, harimo za Butaro, za Rwabutama, inyuma hariya na za Runaba zakomezaga cooperatingira. Hano niho radio Muhabura yavukiye, ni naho yatangiye gukorera mu mpera za 91 nibwo yatangiye gukora, nibwo yumvikanye. Ariko ingabo za RPA n'ubundi uko zagendaga zifata ibice bitandukanye, na radio nayo yarimukaga ahanini kajyana na High Command. Nyuma yuko chairman wa High Command agiye ku Murindi byumbi maze kuvamo muri 1992 mu kwezi kwa gatandatu, radio nayo yimutse ahangaha ibanzaho gakeya Zabungwe irakomeza ijya Kaniga, ariko naha yavukiye ni naho yatangiye kumvikanira. Ugereranije uvuye mu mujyi wa Musanze, kuvaho imodoka igusiga ugatangira gukora urugendo rw'amaguru werekeza muri iri shyamba ry'Urugano, by'umwihariko hari ibirindiro by'ingabo za RPA, ni urugendo rutari ruto. Intambwe ku yindi ugenda usobanurirwa amateka y'ibihingwa bigaragara mu mpinga y'uyu musozi. Nabwiye ko bimwe mu bihingwa dufite hano harimo ibireti, kandi nacyo gihingwa cya kabiri mu biginjiza amafaranga hano mu giturage. Icya mbere ni ibirayi, cyo gihingwa cya mbere kinjiza amafaranga menshi hano mu giturage. Icya kabiri ni ibireti, nibyo bihingwa cyane hano. Harombaje rero icyo basarura ururabo bararusarura bakarwanika, rwamara kuma bakarugurisha. Uruganda dufite hano rushobora guprocesinga urunguru rukabishongesha bavanze n'izindi produits chimiques, bagakuramo za insecticide cyangwa se yindi miti yica udukoko. Witegereje neza ugenda ubona utuzu tw'ibyatsi twubatse mu mpinga y'uyu musozi. Usobanuje neza bakubwira ko ari utuzu tujyamo abarinzi inyamaswa ziva muri parike kugira ngo zitonere abaturage. Ni inzira izamuka igizwe n'igice kinini cy'Urugano. Abayikora bibasaba kwihangana no kwitonda bitewe n'ubunyerere buyirimo, ndetse hakiyongeramo n'utugezi twa hato na hato basabwa kwambuka. Ibi byose kandi biniyongeraho ubukonje n'ubuhaname bwaho. Abageze muri iri shyamba bose ntibabona gutekereza ku ngabo za RPA zari muri ubu butita muri icyo gihe cyo kubohora igihugu. Byose babibona nk'ubwitange no gukunda igihugu.
Gwiza Olivier na Bruce Ntwari Murangira ni bamwe mu bakoze urugendo rutari ruto basiganirwa kugera ku musozo w'iri shyamba, ari naho ingabo za RPA zari zifite icyicaro. Bose bahuriza ko kumenya amateka ari ingenzi no kwireberera inzira biti yo kwiyanga, ariko ingabo za RPA zikayikoresha zibohora igihugu. Bavuga ko ari ubwitange ntagereranywa. Uru rugendo kuri njye navuga ko ari urugendo rufite icyo ruvuze kinini mu buzima bwanjye nk'umuntu wari uri mu gihugu, igihugu kibohozwa n'inkotanyi, kubera ko aho twahereye muri Gicumbi kugera ku mupaka aho binjiriye bwa mbere ni ibintu by'agahebuzo. Njye nk'umuntu rero nanjye ukora mu bintu by'itangazamakuru cyangwa se ufata amashusho ni nk'izahabu kuri njye, kuko nkunda kuvuga ngo aba bantu bakoresheje imbunda zabo kugira ngo igihugu kibohorwe, kibone amahoro, igihugu kibone umutekano, gitera imbere, kitugeze aho tugeze ubu. Kuri njye rero bivuze ikintu kinini kugenda umuntu anyuraho urugamba rwagiye runyura cyane cyane ntacyo umuntu yabinganya. Nk'umunyarwanda ni ibintu by'ingenzi kugira ngo tumenye igihugu cyacu, usibye no kuba umunyamakuru ngo mbe ndi mu kazi, ariko nk'umunyarwanda uwo ari wese tugomba kumenya ese kwibohora kwavuye kuki, ntidutesha agaciro iryo jambo cyangwa se icyo gikorwa. Kwibohora ni igikorwa gikomeye, ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi, ari amateka twese tugomba kumenya nk'abanyarwanda, yewe n'abandi bakunda u Rwanda. Nkitangira urugendo numvaga ntago natekerezaga ko ari ibintu bikomeye, ariko tugeze Gatuna ukagenda wumva amakuru y'uburyo bafunga umupaka, bagiye bahura bakaza bakinjira, hari aho ugera ukumva amarangamutima araje, cyane cyane tugeze nko ku nzu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabagamo, wakumva ko nta gitanda yari afite akamatora yarambikaga hasi, ukumva harimo ubwitange koko, ubwitange bwo gukunda igihugu, bwo guharanira igihugu ko umunyarwanda abaho neza. Nyamara wa wundi urimo kugiharanira aryamye ku kamatora hasi. Ni ibintu bikomeye rero birimo amarangamutima, navuga ngo ntacyo umuntu yabigereranya nacyo. Aha hantu duhagaze muri uru rugano harimo imbeho, haravunanye, kugira ngo ubemo amezi n'amezi cyangwa isi imyaka uba muri uru rugano, mu by'ukuri ni ibintu birenze, ni ibintu bituganisha kongera kumva agaciro k'umutekano, agaciro k'abantu babohoje igihugu cyacu tukaba dufite amahoro. Ariko nanone ni byiza ko amateka umuntu atayumva gusa cyangwa atayiga gusa, ahubwo abasha no kureba ahantu yabereye, hari ikintu byongera mu gusobanukirwa neza icyabaye, mu gusobanukirwa ingufu n'imbaraga byafashe kugira ngo aba basore bari bakiri bato cyane b'imyaka mike, benshi muri bo batari bakanageza na 18, bavuye mu mashuri bigagamo bava iwabo, bemera kuza kuba muri ubu bukonje bwo muri ibi birunga, kubera ko bari bafite intego baraniye. Kuba rero nanjye ndi kubasha kunyura mu nzira banyuzemo ari ikintu gikomeye cyane binyigisha kuri ayo mateka, no kukumva nanjye ko mfite inshingano zikomeye mu gusigasira ibyo tumaze kugeraho mu buryo nshoboye. Ntiwavuga kandi ibijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu utavuze ahitwa ku Murindi wa Byumba. Aha niho haje kwimurirwa icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'ingabo za RPA n'icy'umuryango FPR Inkotanyi muri rusange mu gihe cy'urugamba. Muri aka gace wasanga bimwe mu bikorwa remezo byifashishwaga kiriya gihe, harimo inzu Major General Paul Kagame wari uyoboye urugamba yabagamo, ndetse n'ibindi bice bihagize. Ari naho ubona ikibuga cy'umupira Major General Paul Kagame yakiniragaho tennis, ukabona inzu yacumbikiragamo abashyitsi, ndetse n'iyindi nzu yakorerwagamo inama n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Filimoni Mugabo, umuyobozi w'ingoro y'umurage w'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu yo ku Murindi, abigarukaho. Ahangaha hari muri high command. High command, iyo tuvuze high command na general headquarter ni ibintu bibiri bitandukana. General headquarter igizwe n'uburyo bwose bujyanye n'ibikoresho bya gisirikare, aho abasivili bahurira, aho hari abaturage, ahari ubuvuzi, ariko hano ni ubuyobozi rusange bw'umuryango FPR Inkotanyi na ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya RPA.
bava mu gasantimetero bava mu birunga noneho bagura ubutaka bw'inyabwo bunini baje guhitamo gushaka aho icyicaro cya High Command kigomba kuba kiri. Baze gusubira inyuma rero basanga aya mazu aho bari barayasize nyuma, abaturage bari baragiye, amazu ari hano ari nta bantu barimo. Hanyuma chairman of High Command ahitamo kuba muri iyi nzu. Mu mazu yose yari ari hano yahisemo iyi ngiyi. Iyi ngiyi rero kuva icyo gihe yayibayemo kuva muri 1992 kugeza muri 1994 aho yaje kuyobora ingabo zakomeje kujya gukora iki guhagarika genocide yakorerwaga abatutsi. Iyi nzu rero tugiye kuyibatambagizamo nuko yari iteye nta kindi kintu cyahindutsemo na giki uretse gusiga amarangi no gushiramo siringi y'iyi nzu. Nta kindi kintu twakoze. Ibyumba uko byari biteye muri 1965 niko bigiteye. Iki cyumba duhagazemo nicyo His Excellency yakoreshaga nk'uburyamo kuko inzu ifite ibyumba bigera muri 3, ariko iki ngiki nicyo yahisemo kugira ngo abemo iyo myaka 2 yose yabaye ari hano ku Murindi nka chairman of High Command. Iki cyumba gifite umwihariko kuko kiri kure ya saro. Ibyo byose uwamutera muri iyi nzu anyuze muri saro yajya kumugeraho hano mu by'ukuri yamumenye cyangwa yashoboye no kumuhunga kuko iyi ngiyi ni exit. Iyi ni exit line. Ni nayo mpamvu yahisemo icyumba kisa nkaho kiri kure. Ikindi cyumba gisa nkaho ari cyiza ni iki cyumba cyo hirya tuza kubona, ariko mu by'ukuri amadirisha yacyo arebana n'icyerekezo cyaho umwanzi warwanyaga FPR yaraherereye. Bishoboke ko yashobora kuba yarasa kiriya cyumba kibanza akaba aricyo cyangirika mbere yuko iki ngiki cyangirika. Niyo mpamvu rero yahisemo icyumba kiri ku ruhande gifite umutekano uhagije. His Excellency ntago yari afite gitanda, yagiraga matora ntoya, yagiraga sleeping bag, yagiraga akabati karimo amakarita maps. Yakundaga gusoma amakarita cyane kugira ngo amenye imiterere y'igihugu, amenye imisozi, ibiyaga n'iki byose, aho abasirikare bagenda banyura, inzira z'abasirikare, aho hose yakundaga kuba afite maps z'ibice byose by'igihugu. Ingabo za RPA Inkotanyi zimaze gufata igice cy'icyahoze ari perefegitura ya Byumba. Bimwe mu bikorwa byayo bikavanwa mu birunga. Radio Muhabura yifashishwaga n'Inkotanyi mu kumenyekanisha amakuru y'urugamba, nayo yimuriwe ku musozi wa Kaniga ho muri Gicumbi. Kuri ubu aka gace nako biteganywa ko kagiye kwinjizwa mu mateka y'inzira y'urugamba rwo kubohora igihugu. Aho iyo uhageze uhasanga bimwe mu bimenyetso by'urugamba bigihari, birimo indake zifashishwaga n'ingabo mu buryo bw'ubwihisho zirinze umutekano wa radio. Hanyuma aha nkuko nari mbivuze niho yashyize Radio Muhabura. Izi ndaki mubona aha ngaha nizo zakoreragamo studio. Hanyuma iziri inyuma yanyu gatoya turi buze kubona nizo zagiye nizo zari indaki z'uburinzi cyangwa se niho abarinda radio bari baherereye. Ariko nkuko nabivuze ko yari intwari ikomeye cyane n'uburinzi bwayo bwari bukomeye cyane, ngira ngo iyo urebye aho iherereye naho Murindiri ahari chairman wa High Command hari offices zize, ubona n'ubundi Kaniga iriho inyuma gatoya. No kuvuga ngo uretse n'aba bari barinze hano na zira force zari zirinze High Command n'ubundi zabaga zirinze iki gice cya radio. Mu gice cya Byumba kandi by'umwihariko mu murenge wa Rubaya niho hari inyubako yakorerwagamo imirimo rusange y'urugamba. Harimo ivuriro, ubukanishi bw'ibinyabiziga byifashishwaga ku rugamba, ububiko bw'ibikoresho n'ibindi bitandukanye. Medali Dibashana asobanura muri rusange imirimo RPA na FPR yakoreraga muri aka gace n'impamvu aka gace ariko katoranyijwe gukorerwamo iyi mirimo. Hari sikibe cyangwa aho bavurira abarwayi n'ibiki ni hano Rubaya, cyangwa se ubu ni mu murenge wa Rubaya, hahoze ari mu cyahoze ari commune Cyumba, niho hari iyi Rubaya mubona. Hanyuma aka kantu mubona hano ka kiliziya ni nako kakorerwagamo ibyo bikorwa byose tuvuze. Harimo ububiko bashoboraga kuvuriramo abantu, niho hari mechanics cyangwa se aho bakoreraga amamodoka, fuel n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, naha ngaha byari biri. Aha rero habaye general headquarters nyuma yuko n'ubundi cya gice cya Byumba twavuze cyari cyamaze kuvamo ibice bya wa musozi wa Manyagiro, igice cya Rushaki, igice cya Mukarange, Murindi na Kaniga byari bimaze kuvamo
niyo mpamvu hari secure hano kuba wahashyira general headquarters. Nyuma rero gatoya iyo tuvuze general headquarters ibintu byose byarahakorerwaga uretse high command yonyine. Kuri ubu inyubako yifashishwa n'abakristo katolika bayisengeramo. Bamwe mu bari batuye i Rubaya muri iki gihe cy'urugamba bavuga uko babanye n'ingabo zarapiye, ndetse bakavuga ko batewe ishema no kuba basengera mu nyubako yifashishijwe n'ababohoye igihugu. Ntibahwema kuvuga ko bazasigasira ibi bimenyetso. Turashimira abakomeje kugira ngo inkotanyi zakomeje kugira ngo urusengero rube ruhari. Imiryango yacu imwe twaratatanye, none imwe gasigara inaha ngaha. Dukomeje muri Kongo n'imibereho twari dufite, tutarya tutagira iki, tugeze mu rugo none bakuru bacu baratubwira uko amateka ameze, dusanga bararyo nibo banatwakirira ahubwo badufungurira. Abantu twari duturiye inaha mu kubana n'inkotanyi twabanye nazo neza cyane. Uyu murenge wa Rubaya uhana imbibi n'igihugu cya Uganda. Nyuma yo gufata Byumba, izi ngabo ni nazo zasigaye zigenzura umupaka wa Gatuna. Ese izi ngabo gufata no kugenzura imipaka nk'uyu byari bisobanuye iki muri kiriya gihe? Ibi bice kimwe n'ibindi inkotanyi zagiye zinyuramo mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. RDB nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere kikaba cyaramaze kubyinjiza mu bice by'ubukerarugendo igihugu gisanganywe. RDB ikaba ivuga ko bizafasha kongera umusaruro w'ibiva mu bukerarugendo, ndetse bikanafasha abantu kumenya amwe mu mateka y'inzira y'urugamba rwo kubohora igihugu. Prosper Wingeri uyobora Parike Nationale y'Ibirunga asobanura uko bizakorwa n'icyo bizamarira abaturiye iyi pariki. Ariko cyane cyane ano mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu nayahuza nanone n'icyo twita ubukerarugendo bw'abanyagihugu bw'abanyarwanda, twita nka domestic tourism, gutembera u Rwanda. Gutembera mu Rwanda cyane cyane rero tubihuza n'amateka, tubihuza n'umuco, kandi ku bwanjye nkumva ko ano mateka yo kubohora igihugu ni amateka akomeye cyane. Icya mbere n'ubundi ni inzira ikoreshwa n'ubukerarugendo bwa parike, abantu bajya kuri Gahinga ndetse no kuri Muhabura. Gahunda rero yo kuzana kuri iyi nzira aya mateka yo kubohora igihugu ni ibintu byiza cyane, kuko bifite aho bihuriye na gahunda yo kongera ibikorwa by'ubukerarugendo mu gihugu, byongera abantu basura, kandi bikongera nanone n'umutungo uturuka ku bukerarugendo.